akenshi muri rubanda aba ameze nk'ugaragara nk'umuntu utuzuye udatekereza udafite ubwenge uzaba tubona nk'aho tutuzuye se ni abafite ibyo bashaka kuzuza muri twe ariko twebwe tuba tuzi ko twuzuye tugereranyije n'ibyo twahisemo bitwuzuza hari igihe umugabo abikuzanira mu rugo akaza azanye ibikugerageza akabituraho hari igihe umugore abizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe umwana abizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe dirije akorara abizana hari n'igihe umushumba wawe abizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe bose abizana mabuja akabikuzanira akabikubitaho ihanganire ibikugerageza wowe ikigega gitobotse kugira ngo ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana n'ihumure bituruka muri Kristo Yesu bitubeho mu izina rya Yesu. Amen. Reka mvuge nk'imbabazi z'Imana uyu munsi ziracyariho kandi zirakora kubizera. Tubahaye ikaze ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Anicet, kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Namwe turi kumwe, Imana iduhana umugisha. Amen. Turabasuhuje mwe mwese muri ku mpande enye z'iyi si. Ngira ngo ijwi ry'umukanguzi rigera henshi kandi ndabizi neza tugenda tubibona mu biganiro bitandukanye tugenda tuganira namwe murabitwereka muri komenti. Ni umugisha kuba tubafite kandi namwe ni umugisha kuri twebwe kuba tubafite twese hamwe. Imana ikomeze kutuyobora kandi iduhaze ibyiza bituruka mu rurembo rw'abakiranutsi. Amen. Anicet tubahaye ikaze suhuza bene data munabatwakirire. Imana ibaha umugisha. Murakoze kuduha ikaze. Nitwa Anicet, ndi umukristo. Yesu aduhamagariye gukora umurimo w'ivugabutumwa, ni nawe adushoboje tugendeye ku byanditswe byera n'irindi hishurirwa nk'uko abayoborwa n'umwuka ari bo bana b'Imana. Rero turabakiriye aho muri hirya no hino, mwiyumve mwikaze mu rugo rwa data. Hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Iyo tumaze gukanguka dukangura abandi, niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo tubwire n'umuntu wari usinzira ibitotsi by'urupfu ngo zuka. Kristo abona uko akumurikira, kanguka kugira ngo ube maso. Hari ibyo utashoboye kurinda, hari n'ibyo wangije mbere, hari imirimo utakoze, hari amasengesho utasenze, ariko noneho warinda ibisigaye. Yego, byashize byarashize ariko ibisigaye se byo ntago byose wabyangije ngo bishire, ntiwashayishije ngo umare ubuntu bw'Imana buracyariho. Imbabazi z'Imana ntizirarangira, hari ibisigaye, noneho kanguka ubirinde. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka dufate akanya dusenga Imana, ninginga bene data bategura imitima, hanyuma Anicet atuyobore mu isengesho. Ariko tutarasenga Anicet, hari abantu bavuze ko gusenga bitagira formule, nibyo koko? Yego. Nta formule y'isengesho? Yego. Gusenga ntago ari umuhango, si n'umugenzo. Iyo tuvuga umugenzo ni ikintu gihora kigaruka kiripitinga, tugenda dusubiramo. Yego. Gusenga bijyana n'ubusabane bw'umuntu usenga n'Imana. Ubusabane ufitanye n'Imana, umubano wawe nayo bijyana n'ubwo busabane, ntabwo bijyana n'icyo bavuze cyangwa bijyana n'icyo wasenze yavuze. Hari umuntu wigeze ansetsa ariko nza kumubwira ko ari ubuyobe. Yarambwiye ngo iyo asenga asubiramo amagambo yumvise mvuga. Ndamubwira nti ngewe se ko iyo nsenga ntawe mba ndi gusubiramo, ubwo ntububyica. Ndamubwira nti ngewe ari abaturuka ku mutima, nawe jya uvuga iryo ukura ku mutima wawe. Ntabwo ari ngombwa ngo usenge nk'uko nasenze. Yego, ni ngombwa ngo usenge nk'uko wiyumva. Ubusabane bwawe n'Imana bugerahe kugira ngo abari kusabana nayo. Ubwo rero uwashaka gusenga nk'uko usenga, ubwo ndumva n'ubutaha yaza gusaba kwandika isengesho kugira ngo ajye asenga ibyo wasenze. Ni ba bantu mwihangane, hari abantu bambwiye ngo njya mvuga amagambo akamera nk'aho ari ukubagusha, ariko nasanze atari ukubagusha, n'ubundi mba meze nk'uri kugaragura bari hasi. Ariko tafadhali wabyuka noneho. Hari nk'umuntu ukubwira ngo nsengera uwadasenga, iryo sengesho ntacyo riba rimaze, kuko ni nko kuguhiranga muntu yanjye ngo irakunyuza kuri boda, ngafata passport yanjye ngo yinyureho yambukireho, hanyuma se abatuma abandi kujya kubasengera, ubwo byo twabivuga. None se ko ntawe uratuma kukurira? Niba ntawe uratuma kukurira ngo naryo urahaga, kuki mwumva mwabatuma gusenga ku buryo nibafashwa namwe mufashwa? ashobora kwizera. None se ubu ngiye kugusengera, ubugingo buri gusabana n'Imana n'ubwande, n'uwo bari gusengera cyangwa n'uri gusenga? Erega ibi mujye mubitekereza. Ntabwo nshaka ku ijwi ry'umukanguzi ngo tukomeze kubatwara nk'impumyi, nk'abantu batabona. Oya,
nimumenye ibyo umwami wacu ashima, si byo? ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ngusengere kenshi, twasengana kenshi. Rero hari abantu batuma batasenganye n'abo batumye, ntabwo ari byo. Ibyo bintu si byo. Hari nk'umuntu umpamagara akambwira ngo nshaka kwatura, ni kuri telefone, abikoreye ko tutaziranye, abikoreye ko ntamureba, abikoreye ngo kugira ngo ahishe ibanga rye. Ibanga ryawe se nutinya guhamiriza Kristo kuri uwo mukristo, kumuhamya mu bandi, ko nawe atazaguhamya imbere ya se, ko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Afazari niba ushaka batakuzi, reka mbyoroshye, sinzi niba biri bworohe ngo nuko Anicet byoroheje, kuko kuri kw'ijambo ntiguturuka mu muntu ukuvuze, kuri kw'ijambo guturuka ko ryo ridahinduka. Tafadhali genda urebe umuntu waturira, niba ari icyaha ariko cyo kwaturira abantu, numara kumwaturira agusengera kurambitseho ibiganza. Ariko ibintu mwatura ku matelefone, hari n'igihe mwaturira umuntu uri gukora ibiruta ibyo mukora, ntabwo uzi uri kwaturira ariye, ntuzi yaramutse ate. Ariko afazari nuhura n'umuntu ku rusengero yaje gusenga, hari igihe yihannye ibyo ngibyo, hari n'igihe muri bufatikanye mugafatana amaboko kuko muri bamwe mu rugendo. Ariko Anicet ubonye kuri kamera se, urishuwa ko n'ubundi umuhamagara ari muri ya mudu yo kuri kamera. Nge ndi kugira ngo mbakuremo ubuzima buri sosiyali, ntabwo ariko abakristo tubaho. Niba turi ari kuri social media, ntabwo ariko abakristo tubaho ubuzima bw'umwihariko, ntabwo ubuzima bw'abizera ari rusange. Rero nawe wishaka gutwara ibya Kristo nk'aho ari rusange. Umuririmbyi niko yaravuze ngo guhura na Mesiya ntabwo ari ibisanzwe. Ntabwo umuyuda nsanzwe mpura n'abayuda, ariko ngo amenya ko yahuye n'umuyuda udasanzwe. Rero bifate nk'ibidasanzwe ko ni amahirwe aje, ureke no kubikiniramo. Ari nk'umuntu unyohereza message nkamaza nti se usanzwe ufite ikindi kibazo cyo kuderanja, ngo soma iryo jambo ry'Imana nurangiza uduhanurire. Hari uwampaye iyo message uri Bujumbura, ntabwo Imana ari radiyo ngo dufungure duhite dushyira kuri FM ngo amakuru ngo tugeze mu gihe cy'amakuru. Imana ntabwo ari uko iteye. Oya, niba umenyereye n'abantu bakubeshya batyo, ntabwo ariyo yavuze. Rero Imana ibaha umugisha, mwari mumbwiye gusenga ibi nabyo ntabwo birambirana. Anicet ni ijwi ry'umukanguzi, nta formule y'ubutumwa bwa Kristo iruta umuzuko n'ukuri kw'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu abantu mukwiriye kumenya icyo. Yesu abaha umugisha. Mana turagushimiye, uyu ni umwanya uduhaye ngo tuganire na bene data ijambo ryawe. Dutanze umwanya wacu, nabo batanze uwabo, kugira ngo dutanze tuvuga ijambo ryawe ungane n'uwo batanga baryumva. Tubasabiye umugisha kandi tuwobatuyeho, ibiganza byabo nibitunge, umutima wabo wakira ihumure, ubwenge bwabo butuze. Abantu mwami bari bahagaritse imitima kubera impinduka z'ibihe zabashyikiye, tubicyashye kubw'imbaraga za Kristo Yesu, none n'iteka ryose ku bwawe. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Hari igihe kenshi tukiganira ku bijyanye n'ivugabutumwa n'umurimo w'Imana. Mu buzima busanzwe mumeze mute? Buriya nanjye nshobora kukubaza ngo ubusanzwe ushaka kuvuga ni ubuhe, kuko deja iyo ushaka kuvuga ubuzima busanzwe uba uri kumbaza ku kihe cyiciro, ko twebwe se ko tutabaho mu buryo busanzwe, we are supernatural. Nivugiye inyuma y'ivugabutumwa. Nibyo ndanishatse kubabaza. Kuri twebwe ntahabaho, ko naho turi tutari kubwiriza tuba turi ubutumwa gusa. Ubwo ni imibereho yindi isa n'iy'abandi bo mu isi babaho. Turi amahoro, umubiri ni muzima. Burya nta muntu ujya inyuma y'ibimubamo. Nta muntu ujya inyuma y'ibimubamo, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero iki turimo nicyo kituyobora n'aho turi. Nibyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki twavuze ku nkomoko y'imyuka, tubonaho imyuka yaturutse, kandi ngira ngo byarushijeho gusobanuka. Uyu munsi ndagira ngo nze kubibariza cyangwa tuze kuganira n'ubundi nk'ibisanzwe, kuki Satani n'ubundi atugiraho uruhare ku bantu b'Imana. Uriya musaza ushobora kuba ntabwo komuteri Satani kuri twebwe nta ruhara tugiraho, ntabwo turabe, kuko natwe ubwacu ntituri abacu. Pawulo yarabyanditse aravuga ngo ntabwo turi abacu,
ngo twigenge. Iyo ubona hari ikigeragezo cyaturutse kuri satani kikatugeraho ntabwo akituzanira direct, ahubwo afite abaseriveri. Afite abaseriveri kuko satani ntabwo agera aho turi, ariko afite abaseriveri be bashobora kuhagera. Abizera bagira abantu, tugira abantu tubana nabo mu buzima rusange. Bashobora kuba abafasha bacu, bashobora kuba abatware bacu, bashobora kuba abana tubyaye, bashobora kuba abayobozi batuyobora, bashobora kuba ba bosi cyangwa ba mabuja, bashobora kuba inshuti cyangwa abasangirangendo. Iyo umwe muri abo bari bugufi bwacu yoroheje mu mutima ku buryo akingurira satani, biroroshye ko satani amushyiramo imitekerereze ye akatugerageresha inshuti. Twarabivuze muri icyo kiganiro cya mbere, ntabwo ikinyamwuka, nituvuga ikinyamwuka turafata umwuka w'Imana dufate n'umwuka wa satani mubi, ntabwo kibaho hatabayeho umubiri, ikinyamubiri. Kugira ngo rero satani atugerageze, twebwe abana b'umwuka ntago aza mu mwuka, ntago aza mu mwuka, kuko mu mwuka arabizi ko hafunze, arabizi ko hadashoboka, ni ikirere atakoreramo kuri twebwe, kuko tubyarwa n'umwuka, kandi ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka. Iyo ntambara y'umwuka ntiyayinesha kuko arabizi ko Kristo yaramunesheje. Ahubwo satani aza mu mubiri, anyuze mu mibiri y'aba bantu batwegereye twise abaseriveri, bashinzwe serivisi ya satani. Dufite abantu basapurayinga produwizi, bagenda ni abasapurayi, ni abasapuraya, ku buryo ashobora kujya kurangura aho satani akorera, azanywe no kugira ngo agucuruzeho amahane gusa. Hari umuntu ejo wambwiye uti nasinze ariko hari ikintu cyiza wakoze. Aravuga uti njyewe ntabwo nywa inzoga ngo umuntu ngo nsindire umuntu, anywera umuntu. Ubwo urumva yagiye kunywa icupa ariko ari umuntu ari kunywa. Dufite natwe abantu bajya kuri depo kugira ngo barangure baze kudusapurayinga. Kuki ubundi kugira ngo bigere ku rwego rwo kunywera uwo muntu, kuki n'ubundi batavuga n'ibyo bavuga natabanje kumunywera? Akeneye spiriti. Akeneye za mbaraga twabonye zibanza kwicuba umuntu kugira ngo akorerwemo. Ni ukuvuga ngo rero hari ibigeragezo ubundi bya satani ntabwo biza kuri twe direct, bituruka mu mitekerereze yacu ipfuye. Icyo ni icya mbere. Bigaturuka no mu mitekerereze y'abo turi kumwe ipfuye. Narababwiye imitekerereze ituruka mu byo tureba n'ibyo twumva, nibyo bibyara ibitekerezo. Noneho ibyo twarebye n'ibyo twumvishe bibyara ibitekerezo, ibitekerezo bikabyara imirimo. Iyo mirimo rero ni uburyo bakubanira nabi, ni uburyo bakwambura. Ariko tugarutse personality, hari n'uburyo nawe wibanira nabi, ko dufite abantu batiyitaho, ariko bagashaka ko abandi babitaho. Iyo mitekerereze nayo ikaba ipfuye ituruka kuri satani, akakubwira uti wowe ntuzakore, ntuzakore, ariko ukaba uriho ujya gusaba umuntu wakoze. Ari satani wakubujije gukora? Ko akenshi bigaruka ari umuntu uvuga ngo ni Imana yambujije kubikora. Ntabwo Imana ntishobora kukubuza inyungu. Imana iyo igutwaye rimwe guha kabiri. Ntabwo Imana igutwara kabiri ngo iguhe rimwe. Na Kristo niko yabwiye abigishwa, yarababwiye ngo abasigishije ibyabo no kunkurikira nzabakubira ibibiruta inshuro 100. None ikiruta icyo waretse wabonye muri Kristo ni iki? Reka tukite ubugingo nk'uko Kristo yabuvuze. Umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Amahoro y'abizera ninde? Ni Kristo. None niba wahagaritse umutima uracyari kumwe nawe? Ntabwo twaba turi kumwe kuko amahoro nyine nayatakaje. Urakoze cyane. Bene uyu muntu nasenga arasabana n'Imana cyangwa aramera nk'uri kurwana? Ntabwo yabasabana n'Imana kuko iyo asabana nawe ntayihari. Urakoze. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose tubitekerezeho. Satani gukoresha imitekerereze yacu aturwanya ntabwo ari mu mwuka, kuko imitekerereze yacu ntabwo ari umwuka. Ni twebwe ari budukoreshe ashingiye ku bunebwe n'ibyo twibwira, hanyuma tubuze gukora. Uzi impamvu Dawidi yavuze ngo mwabindimo byose mwe mumfashe duhimbaza Imana?
n'umuririmbyi yaravuze ngo nibimbamo byose binyanduza bikangira imbohe nabyo mvuga uti rubinkuremo kuki yavuze ibimbamo ibyo nabyo Satani arabikoresha. hari ijambo mwavuze mu biganiro byagiye bitambuka mwaravuze ngo iyo Satani aguteye ntago azanye intwaro, ahubwo Satani arwanisha intwaro agusanganye. Yego, iyo ashaka kukwica akoresha ubunebwe ugira, n'iyo ashaka kukwica akoresha uburanga bwawe, yashaka kukwica agakoresha imiterere yawe uko uteye. Reka tuganira ndaza kubabwira ibintu abantu bakora bakaba bari gusabana na Satani batabizi. Rimwe na rimwe abantu bakunda gukundwa, ntawe utabikunda. Ariko abantu bakunda gukundwa ni bake bakunda gukunda. Murajya mwihangana icyo kinyarwanda nkoresha. Abantu bakunda kugirirwa neza, bo badakunda kugira neza. Umuntu ukunda kugirirwa neza nawe atayigira, umuntu uri selfish, wiyitaho ushaka ko n'abandi bamwitaho ariko we nta bandi yitaho. Ikintu amaze muri sosiyete ni ugukomeretsa abandi. Noneho agira urukundo rutari urukundo rw'Imana. Twarabivuze ku ijwi ry'umukanguzi, twababwiye ibyiciro by'inkundo. Hari filosi, urukundo rw'umuntu akunda umuntu bafitanye isano cyangwa ikintu mufitanye isano nacyo. Hakaba na agapeo, urukundo rw'Imana, na erosi. Urwo ni urukundo. Erosi ni urukundo umuntu akunda ibiteye isoni, agape ni urukundo rw'Imana. Erosi rero urukundo umuntu akunda ibiteye isoni Satani akoresha, ari muri bwa buryo bw'imikorere y'imyuka ya Satani, akoresha igihagararo cyangwa uko umuntu ntasa, physical appearance y'umuntu. Noneho wowe watambuka uko wiyambitse n'uko uteye ugahindukiza indangare zisa nawe muri mayindi, ukagira ngo urakunzwe. Urangaje indangare n'ubundi. Urangaje abari bararangaje. Exactly. Ibyo biba bimeze nko gutera icumu mu mamesa. Biroroha. Ni nko guhuha ifu. Si igitangaza ko wahuha ifu igatumuka. Isanzwe n'ubundi yitwarirwa n'umuyaga. Noneho wowe wabireba ukavuga uti mfite imbaraga kuko ifu ndayihushyira agenda. Burya niyo utayihuha umuyaga urayitwara. Noneho Satani akicara muri iyo mayindi yawe, ugahora mu buzima burangaza ibitekerezo by'abandi kuko nawe ibyawe birangaye. Wumva kukunda ntibigira intego. Bene uwo muntu aba akunda gukundwa adakunda. Umuntu ukunda rero agira uba ufite stability. Ntabwo umuntu ukunda ntabwo ajagarara. Hajagarara umuntu ukundwa adakunda. Ariko umuntu ukunda aba afite address. Niyo mpamvu rero bana b'Imana, Imana ibasaba gukundana. Imana ibaha umugisha. Rero Satani icyo akora yica urukundo muri twe, tugasigara tunejejwe no gukunda tudakundana. Niyo mpamvu Imana mu mategeko yayo yavuze mu itegeko ry'urukundo, mukundane. Singira ngo ni naryo rikuru. Kundisha n'ubundi itegeko rega nubwo tuyadevelopa mu buryo bubiri nk'uko Yesu yabivuze, ariko ni rimwe, ni urukundo. Yaravuze ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'umubiri wawe, n'imbaraga zawe zose. Arongera aragaruka ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Semu n'ubundi ni urukundo. Imana ishimwe. Nibyo nari mbabajije ngo akenshi dusanga Satani atugiraho uruhare kandi turi abantu b'Imana, turi abakiranutsi. Ariko reka dusubire inyuma gato turebe kuri Kristo. Satani kuki yagize uruhare kuri Kristo kugeza nubwo amera nk'aho amugerageje? Niba hari abandi batekereza nkawe simbemerera, ahubwo reka nkubaze ngo urwo wita uruhare yamugizeho ni uruhe? Urwo kumubwira ibyo akora ariko Kristo akabyanga. Ubwo arumugizeho? Oya, ntaho rwafashe. Nshaka ko uko ubyumvise ariko n'abandi babyumva. Nta kintu na kimwe Satani yakoreye Yesu, nta n'icyo Kristo yakoze ku bwa Satani. Satani yaravuze ndagira ngo abantu bose babitekereza gutyo
tuganire nabo hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Bibiliya itubwira ibikorwa Satani yakoreye imbere ya Yesu, ariko ibyo byose Satani yakoreye imbere ya Yesu ntacyo byakoze kuri Kristo. Imana ishimwe. Amen. Byabaye impfabusa. Niyo mpamvu n'umukiranutsi niko ari imbere ya Satani. Okay, ubwo ntago bifata nko kumugerageza kuko byanze bikunze. Uze kunyumva Marise, twebwe Satani ntashobora kutugerageza ngo atwegere. Nakubwiye ngo agira abasereveri. Yego. Satani ntiyari kwica Yesu, ariko abayuda baramwishe. Yego. Urasa se bo bakoreyemo nyine ntibamuha. Urakoze. Satani muri abaseriveri. Urakoze. Nicyo nshaka rero. Nibyo yakoreye muri za ntumwa. Urakoze. Ariko noneho impamvu urupfu rwa Kristo rugaruka rugahindura ni ukubera iki? Nuko yereye imbuto abamugerageje, abamugize batyo yarabihanganiye, arabababarira. Amen. Iki mu cyumve. Umwuka uturuka muri Satani ni umwuka w'ubugome. Umwuka uturuka mu Mana ni umwuka w'imbabazi. Yego. Imana ishimwe. Amen. Umwuka w'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo inyuguti zizana urupfu, naho umwuka wera akazana ubugingo buhoraho. Yego. Ni ukuvuga ngo Satani yasanze Yesu ku musozi mu butayu, aramugerageza biranga. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ananiwe kumugerageresha ibyo amugerageresha ngo amutega ikindi gihe. Yego. Icyo gihe cyose yaramubonye. Niba ari ikosa Satani yakoze, ni ugukorera mu bantu bakica Yesu, kuko urupfu rwa Kristo nirwo rwashegeshe Satani kuruta ivuka rya Yesu. Buriya se urupfu rwa Yesu rwatumye apfana n'abanyabyaha bose, agera mu bapfuye n'abahura nabo, abaha ubuzima abo Satani yari yaraheranye, yari abafite mu rupfu. Iyo ashaka ikintu akora gituma Yesu atagerayo. Noneho ubwo birumvikana ko igihombo cya Satani ni urupfu rwa cyagaragariye mu rupfu rwa Kristo. Kuko Satani yaza kumenya ko ari kuriya bizagenda, agahomba abantu bangana kuriya, ntabwo ari kwemera Kristo apfa. Hari n'igihe rero icyo kintu abantu baduteze amatwi mu nyumva. Amen. Hari n'igihe igihombo cy'ababisha bawe ari ukukuriza. Kuko nyuma y'ibitwenge, nyuma y'amarira haba ibitwenge. Byanze bikunze. Hari igihe igihombo cy'abagushungereye kiri kugushungera. Mu ntege nkeya zawe niho ababisha bawe bahombera. Iyo babimenye. Byanze bikunze umuntu wese wahagaze kuri weakness side yawe, iteka ryose ari mu gihombo cye kuri wowe. Umuntu wakuvuze akajya mu bidashoboka, ari mu gihombo cye kuri wowe. Urugero, Eliya ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bayali iyo badatakaza umwanya ngo babanze, bakareka Eliya akabanza bakaza guheruka, ntibajyaga gutakaza umwanya n'ibitambo byabo, ntibari kwica ibimasa bishe, ntibari kuvunika bubaka ibitambo, bari kubona kwisubirishije umuriro ariyo Mana nyamana, bakayiramya batavunitse. None uyu mwanya abantu barabanje bafata uruhande rw'ibidashoboka kubera umwuka wa Satani kugira ngo bakoreremo gucogoza. Uyu mwanya be strong brethren, ndabinginze bavandimwe, nshuti z'umusaraba, abo dusangiye amakuba yo muri Kristo Yesu. Amen. Uhiga ubugingo bwanyu niwe wahize ubwa Kristo, ariko ubwo atabubonye bukazukana n'abera. Imana ishimwe. Haleluya. Urupfu rwa Kristo ntirwatumye Satani abona umurambo wa Yesu, ntacyo yungutse. ntirwatumye afata ubuzima bwa Yesu. Niko n'igihombo cy'abera ntabwo gitera Satani gufata igishoro mwashoye. Never. Ntibikunda ntigikorwaho. Never. Ibyo wabuze biri mu cyumba cy'urwunguko rw'Imana. Imana ijya ibikuba. Iyo wahagaze mu ruhande rw'Imana, Imana irakuba. Uretse no gukuba, iratripolinga. Twebwe dukuba kabiri, iyo ni gatatu. Amen. Amen, amen. Ntugire ngo hari icyo wabuze. Ukiranuka. Ukiranuka. Niyo mpamvu bwashize narabibabwiye, umuntu aranyandikira arambwira ngo ariko nawe ngo ntukajye wishongora. Ye baba we, uwampa kubikora biruta uko nabikoze.
niyo mpamvu navuze nti iri jambo Pawulo yavuze uwariha indi nyito ngo natekereje ko ari igihombo ngo kubwo kuronka Kristo. No, ntabwo ari igihombo. Ubundi umuntu ahomba iyo agize ibirutwa n'ibyo yabuze. Yego. Ariko twe dufite ibiruta. Yego. Amen. Imana ishimwe. Aha, uyu munsi uzaganira n'abantu batandukanye, ariko akenshi n'imvugo ikunda kuba mu bakozi b'Imana, abagabura ry'ijambo ry'Imana muri gospel, muri ubwo buzima. Abenshi bazakubwira ko kugira ngo bakorere Imana hari iby'Imana yabahombeje. Koko ni Imana yabahombeje? Barayibeshyera. Kuki se ubundi mutubwira amakuru y'ibyo mwahombye ntimutubwira y'ibyo mwungutse? Ubundi kuki urufatiro rw'ubutumwa bwa Kristo muri mwe rushingiye ku gihombo cyanyu? Imana yaguhamagara warahombye? Tubanze tuganire. Niba nkwambuye telefone nkaguha imodoka, kubera icyo uza kumbwira ko wahombye telefone, imodoka wungutse ntuyivuge? Yego. Ese ubundi kuki guhamagarwa kwanyu byo mutabivuga nk'inyungu mukatubwira igihombo cy'ibyo mwabuze niba ari cyo? Njyewe hari ibintu njya mvuga abantu mukambure y'impinga, ariko nuko ndi nyine, nuko nahamagawe. Yeremiya na Yesaya ubutumwa n'injyo y'ubutumwa, injyana y'ubutumwa ntiyari imwe. Ndagira ngo iki mucyumve. Ibi muhera ku byo mwari mufite mutarahamagarwa. Ntabwo ari intangiriro yo guhamagarwa kwanyu. Hari abantu bananirwa gukora. Yego. Hari umuntu unanirwa gukora akatubwira ngo yarahombye. Hari umuntu ubana n'umuryango nabi ukamuca akatubwira ngo umuryango wari waranyanze, warantaye. Tubanze dutekereze, dukoreshe ubwenge butekereza. Jene kwizera nawe unsubize, n'abandi baduteze amatwi bambwira. Imana yasanze Aburahamu muri Uriya Bakarudaya. Aburahamu agurisha ibigirwamana bya se. Iramuhamagarira iramubwira ngo va mu nzu ya so, usige umuryango wa so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzogeza izina ryawe. Nzaguhindura umugisha nguhe umugisha. Aburahamu aragenda. Ari Aburahamu n'umuryango usize abandi ninde? Ari Aburahamu n'umuryango usize abandi ninde? Aburahamu nyine asize umuryango. Ubwo wanze undi ninde? Aburahamu ni wa wanze. Murakoze. None se kuki tujya twizera, twamara kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, tukavuga ngo imiryango yaratwanze? Twebwe twarayanze, tunava mu kirere babamo, dutandukanya kwizera nabo. Imana yabo si yo Mana yacu. Yego. Ariko ibyo tubigira igitangaza. Hari abategereje ibi biruta yabasezeranyije batarabona. Uyu munsi kuki? Uretse gato. Ibyo bibi urufatiro rw'ubutumwa kuri twe. Urufatiro rw'ubutumwa nicyo twahisemo kiruta ibyo twatakaje. Yego. Icyo twahisemo niyo nyungu. Exactly. Icyo twahisemo niyo nyungu iruta ibyatakaye. Kuki dutinda ku byo twataye? Ngo mumbonye gutya, ngo mwebwe ntimunzi imbere naritwaraga. Ubwo biravuze ngo wowe wa mbere niwe mwiza kuri wowe. Uriwe ntuwukunda, ntago wikunda. Exactly. Ubwo ubuhamije icyo wahombye. Ubuzima ubayemo buri kugusharirira. Ntabwo ubukunze buri gukunda. Nturaba umubwiriza butumwa rero. Kahinduka none se niwe uririmba ya ndirimbo y'ijana n'umunani. Ubu birambiwe. Aravuga ngo ngende umukristo. Ubwo bukristo bushingiye kuki? Mu gihe amaso yawe ari kureba. Utanyuzwe n'icyo wahawe, ahubwo bukumbuye icyo wanyaze. Mu gihe amaso yawe ari kureba ibyo wahombye. Aho umuntu aba afite umutima wo gukunda iby'isi kuruta ibikenewe. Nta soni. Erega abantu bashira isoni ngo mama yaranyanze ni umukristo. Hoya ntago yizera. None se yagukundisha uruhe rukundo? Ukeneye ko aguha uruhe rukundo?
kuri uwo muri Kristo. ariko Yesu yavuze ngo iki bazabanga babampora kandi bazabarenganya uko nagiriwe niko namwe bazabagirira. none bibaye igitangaza ko uvuga ntiwumvwe, bibaye igitangaza ko wakijijwe imiryango ikakureka. Ntabwo ari igitangaza, ahubwo biratangaje ukuntu wavuga Kristo batamwemera mugakomeza guhuza. Ubwo hari ingeso mu gisangiye. Ubundi se ni gute dukwiye gukundwa muri iyi si kandi tudafitanye isano? Twebwe iwacu ntabwo ari mwisi. Arese Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ab'isi ntibabumva kuko umwuka uri muri mwe atari uri muri bo. Ijambo twararisomye mu gice cy'ubutumwa bwiza twasomye mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, n'ubundi reka mpasome bakundwa tujye tumenya guhagarara mu gakiza turi mu ruhande rw'ibyo twizera. Yaravuze ngo umurongo wa 4 urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 4 umurongo wa 4 yaravuze ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. 5 abo n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi ab'isi bakabumvira. 6 ariko twebweho turi ab'Imana kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Uzasanga intumwa zitabaye ubutumwa zishaka kuvuga ubutumwa ngo zemeza ab'isi, ngo zihindura ab'isi, kandi umuntu wabaye ubutumwa avuga ubutumwa ngo ab'isi nabo bahuze na Kristo. Bene uwo muntu nubwo atavuga ni za nzandiko Pawulo yavuze. Exactement. Ko uwo muntu mbere yo kuba umubwiriza butumwa nawe ni intumwa. Nawe ni ubutumwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo arya imbuto abandi beza, niyo batazeze yeriza abandi barya. Uwo niwe muhuza w'abantu na Kristo. Ntabwo Yesu ashaka abantu tujyamo kubashakamo icyubahiro cyacu muri bo, ashaka abo tujyamo kubamenyesha icyubahiro cya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Kugira ngo nibubaha Kristo bubahire Kristo muri twe. Ni ukuri icyubahiro baragitanga, ariko Satani akorera mu bantu bitewe na ba baseriveri be twavuze. Aho rero niho usanga abantu bari kuvuga ngo Satani aratugerageza, aratugerageresha. Ntabwo ari direct kuri twe, ari indirect. Afite abantu anyuramo. Niyo mpamvu Imana idutegeka gukunda, kuko iyo ukunze uwo wanga avunwa n'ubwanzi akugirira. Imana ishimwe. Ubwanzi bumubera umutwaro. Amen. Ibi umwuka w'Imana abibabashishe. Iyo ubabariye umuntu utagusabye imbabazi kugira ngo wice icyuho watewe n'umuhemu, ni uko umubabarira ubuhemu bwe atagusabye imbabazi. Uba wivuye igikomere na bwa buhemu bumukoreye. Niko Bibiliya ivuga. Uba umugeretse amakara yaka ku mutwe, wibikorera kumugerekaho amakara. Fata imbabazi kuko zirahari, uzimuhe. Atanazigusabye. Si ngombwa kugusaba imbabazi. Si ngombwa kurindira umunsi w'imbabazi cyane. Wowe zitange nk'uko Kristo yaziguhaye. Zirahari. Kandi mwarabivuze mu kiganiro, mwaravuze ko umuntu ni ikigega ariko gifite aho kinyuze. Imbabazi zirahari. Imana ishimwe. Tuzitanga kuko twazihawe, ntabwo tuzitanga kuko tuzisabwe. Akantu kashe. Ubwo ngubwo ugumanya imbabazi ukazigumana, ntabwo uri ikimenyetso cy'imbabazi. ubwo waba ukiranutse. Umuntu ugumana imbabazi si ikimenyetso cy'imbabazi. Ikimenyetso cy'imbabazi n'uzitanga. Imana ishimwe. Ntabwo ari uzibika. Uwazigiriwe ishusho yo kugirirwa imbabazi ni ukuzigirira abandi. Biri mu isengesho. Uduharira imyenda yacu nk'uko natwe duharira abari mu yacu, abo tuyibereyemo. Ni ukuvuga ngo Imana itubabarira inshuro tubabarira abandi. Udakora atyo wese si ishusho yo kubabarirwa. Nasomye ijambo ry'Imana niba ari muri Yohana rivuga ngo nutababarira abantu ibicumuro byabo
nawe se wo mu ijuru ntabwo azakubabarira. Niba ushaka ko ibyo bakugirira nawe banza ubigirira abandi. Yego. hari umuvugabutumwa aya reka simuvugeho ataza kugira ngo namubangamiye. Reka mbasomere uyu murongo muri Matayo igice cya 5. Matayo igice cya 5. Igice cya 5. Aha. Duhere ku murongo wa 38. Haravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi. Ariko ngeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire w'ibumoso. Ntabwo bavuze gutega ngo Bibiliya y'igihe burayo ntabwo ivuga gutega. Ni ukuvuga ngo gutega uw'ibumoso ni uguhora witeguye ko azongera. Ubwo ntashoje. Niho hakonkiriwe rino jambo rivuga ngo wimubuza. Biravuze ngo nubuza umubi kukugirira nabi nawe ugira nabi kugira ngo agutinye. Yego. Noneho kutamubuza rero ni uko agize nabi wowe ukagira neza. Birasobanuye ngo azagumana inabi ye wowe ugumane ineza yawe. Noneho gutega umusaya Bibiliya y'igihe burayo ntiyavuze ngo muzahindure urushyi bakubite. Iravuga ngo muzahore mwiteguye ko bazabagirira ibyo n'ubundi yego babagiriye. Ntago nibyo kuko ni mubi ntazakora ibyiza. Icyo nshaka rero ni ukuva ku murongo wa 43. Yego. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Kakano nagashaka cyane. Ariko ngeweho ndababwira ntimukunde abanzi banyu musabire ababarenganya. Nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha b'ikorobo ntibagira batyo? Ubwo nsanze rero umuntu w'Imana nta mwanzi agira. Niba nanahari gato uko bivuze niko biri gusa siko byumva. Umuntu w'Imana nta mwanzi agira ariko warangwa. Nibyo. Noneho kugira umwanzi nuko nge nawe tuba duhanganye. Yego. Nicyo cyitwa ubwanzi. Exactly. Bivuga ngo nge nawe turabanze. Ariko kubunyanga nta cyuho ndi bugire cy'urwango rwawe bitewe n'ingano y'urukundo rwa Kristo. Amen. Ruri muri wowe kandi. Haleluya. Amen. Kuba unyifuriza ibibi nta cyuho ndi bugire ngereranyije n'ibyiza Imana yibwira kungirira. Ikizu kineshesheje ikibi. Kuba wowe utankeneye ntibisobanuye ngo ntakaza agaciro kandi ndi uw'ingenzi muri Kristo Yesu. Amen. 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 Ibyo bigutere gukomera ku munsi mubi. Bigutere kwikunda wanzwe, bigutere no kumva ukenewe aho abantu batagushaka. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kubunyanga ntibivuze ngo umutima wanjye ukomereke kandi mfite urukundo rwomora uruguma ruturuka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nicyo gisobanuro cy'uko ngenda kuriye guhangana nawe ngo uranyanga. Kuko uwo mwanya ntuhari. Ntiwawubona. Noneho n'urwango rwawe nta cyuho rwateje muri njye. Ntacyo runtwaye. Ntaho ruhagarara. Nta cyumba cyo kubikamo urwango. Nta ruhari. Imana ishimwe. Kuko cyane nyine ndi umuagenti. Ikigega cyawe kiratobotse n'ikibika. Yes, kiramenetse ntabwo icyo kibibika. Biravamo bishongoroke bigende urukundo rwa Kristo ruze. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka sinyabone ngasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza wenyine
nta rindi zina nemera kubw'ubugingo n'umunezero bibanekera muri we. Iyo ubigenje gutyo uba wishe imitekerereze ya satani yose muri ba basereveri satani yagushyize imbere, bararawundi aho ngaho kuri table. Kandi iyi si ni imeza dusangiriraho nabo, baradusavinga, hari igihe bakuvura, hari igihe bagukoresha, hari igihe. Iyi si ni ameza, iri ronde ni ronde, hirya barazengurutse natwe turazengurutse, duhurira kuri aya meza, duhahira ku isoko rimwe, salo de coiffure twiyogoshesherezamwe ari bari zimwe, amazi nyine tuvoma aca iwabo yinjira mu rugo iwacu, hari n'igihe uruza ari rumwe. Anise, umuntu ubayeho muri ubwo buzima rero bumeze gutyo bwo kutagira icyumba bikamwe inabi muri we, akenshi muri rubanda aba ameze nk'ugaragara nk'umuntu utuzuye, udatekereza, udafite ubwenge. Uzaba tubona nk'aho tutuzuye se, ni abafite ibyo bashaka kuzuza muri twe, ariko twebwe tuba tuzi ko twuzuye tugereranyije n'ibyo twahisemo bitwuzuza. Imana ishimwe. Amen. Umuntu ubona ko tutuzuye ni umuntu ufite icyo aba yumva yatwuzuza, ariko twebwe tuzi ko twuzuye kuko dufite icyo twahisemo kitwuzuza. Amen. Aha, biraryoshye kandi kino kiganiro ndumva ndikurushaho kugenda ndyoherwa. Kandi burya umuntu uzatubona nk'umusazi muri iyo kote ni umuntu utazi ubuzima icyo ari cyo. Na Paulo byamubayeho, nabo bamwise umusazi. Aravuga nijye njye ndi umusazi. Yaravuze ngo niba nsaze ni ku bwa Kristo. Birasobanuye ngo icyo mwita ubusazi njye nkita ubuzima bwo muri Yesu. Amen. Ni ku bwa Kristo. Rero umuntu ugira ngo nta bwenge tugira akompara n'ubwe, ariko twebwe tuzi ko buhari tugereranyije n'ubwa Kristo. Azagushakira muri boîte ntazakubona, agushakira mu kabyiniro ntakubonye, mu kabari runaka ntakubonye, kwicupa nimusangiye akuvuze nabi umunyuzeho uramusoje urigendeye cyane, ntabwo uri uw'isi cyane cyane rwose. Kuko iki mukimenye, umuntu ukompara nawe abona ko utuzuye yagereranyije n'urugero rwo muri we. Imana ishimwe. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ibiganiro byo ku Ijwi ry'Umukanguzi, ni ukuri Imana ijye ibahereza umugisha mwe mudukurikira mukadutega amatwi. Turushaho kugenda twunguka, kandi ndabizi neza nidukurikiza iby'ijambo ridusaba, byanze bikunze ubwami bw'Imana nubwo abakiranutsi. Yego. Imana ishimwe. Utaragera ku musozo, reka twihanganisha umuntu wahuye n'umusereveri wa satani. Uyu munsi barahari. Akagusavinga product za satani. Mu rugo yahaba, no mu rugo yahaba, aho ugenda yahaba, mu kazi yahaba, ahantu runaka. Ntabwo wamukwepa ariko wamutsinda. Ubundi mu buzima bwacu tugira intambara nyinshi, ariko nitwe duhitamo izo turwana. Hanyuma amahitamo, iyo duhisemo izo turwana, Kristo uri muri twe niwe uhitamo izo atsinda. Ibyo biroroshye. Kristo uri muri twe niwe uhitamo izo atsinda. Hari n'izo yemera ko tugwamo, nyamara zigatwara umubiri zitisha ubugingo. Ba Stefano bishwe n'intambara z'ubutumwa. Ariko kandi nyamara n'icyo twe twise kugwa kwabo, kuzigwamo kwabo, nabyo byasigaye ari ubutumwa. Niyo mpamvu amahitamo ya Kristo ariyo meza kuri twe. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki: wahuye n'abasereveri ba satani, baguseriva bihuye n'icyo bari batetse uwo munsi n'ifunguro bafite, bakuzimaniye ugereranyije n'ifunguro ryo muri bo, n'uburyo bashaka kukwakira. Hari igihe baguhumanyije rero, kuko ibirungo bigize uruhare runini mu buzima bwacu, mu binuri. Ntubizi se ko ibirungo birema ibinuri? Hari ibirungo bishongesha ibinuri muri twe, ariko majorite ibirungo bya poguretinga imbaraga za grese z'ibinuri muri twebwe. Kandi grese, amavuta, niyo abyara ubushyuhe mu maraso, icyo twita ubusire mu kinyarwanda, sibyo? Ubushyuhe, gususuruka, bituruka mu byo twariye. Hari umuntu ugenda rero akurikije ibyo abasereveri bamuhaye. Reka nkubwire ngo dufite Kristo. Imana ishimwe.
dufite databuja muganga womora nyirimbabazi womora inguma dufite umukunzi wacu udahemuka uduha urukundo mu gihe abandi baguhaye urusenda mu mwanya w'inyanya uzi ko hari igihe ubana n'umuntu akaguha urusenda mu mwanya w'inyanya ugafata ugira ngo ni ketchup ugiye kurya kumbe barurunze n'ipiripiri ikoze biba bisa byose biba bisa nibara rimwe cyane nibara rimwe byose birasa uzi ko hari abana tujya tubeshya hari abana tujya tubeshya ngo turi kubaha amata kuko bayakunda tukabaha umuti usa n'amata yego hari abantu hari ugiye wahuye n'umuseriveri usutyo aragupfunyikira aguhindurira irasiyo rasiyo Marcel uti ni rasiyo urakoze cyane araguhindurira ntago bisobanuye ko ubuzima bwo muri twe bwapfuye kuko bukomoka muri Kristo yego yagusevinza akurikije ibyo afite nawe uriho ariko kubaho kwawe ntibituruka kuri serivisi ye bituruka kuri Kristo ubuzima bwacu rero ubwo ari muri Yesu twongere tuzuke tubeho twiyungemo imbaraga niho rero twatangiriye tuvuga ngo Satani aratugerageza aratugerageresha atugerageresha abo ngabo baba seriveri kugira ngo rero wa muntu ushaka gutsinda umwuka wa Satani rwanya umwuka mubi muri uwo muri kumwe ntabwo ari uwo museriveri kuko nawe twabonye ko ari ibitekerezo yatumwe biza bikamugeramo ku buryo adafite imbaraga zibitsinda niyo mpamvu Imana idutegeka kubakunda kuko nabo bari gukora atari barimo barakoresha bari gukoreshwa uko rero bari gukoreshwa wowe wihanganye niko nawe wari uri ukoreshwa n'abandi hari igihe nawe hari abantu washaririye ariko umaze guhinduka umenya iby'urukundo bakunde kuko nawe wigeze uba mubi noneho nubakunda barye ku rukundo nibarya ku rukundo rwa Kristo kuko bakoresha atabakunda batangire kureshywa na rwa rukundo bareshywe n'imbuto ihanganire abakugerageza niho Yakobo yavuze ngo kuko nimamara kwemerwa nitumara kwemerwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo iryo data yasezeranyije abayikunda ni iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza burya biza byikorewe n'inshuti kabyikorera kaza afite umuba wabyo abyikoreye hari igihe umugabo abikuzanira mu rugo akaza azanye ibikugerageza akabituraho hari igihe umugore abizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe umwana abizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe dirije akorara abizana hari n'igihe umushumba wabizana akazana ibikugerageza agakubitaho hari igihe bose abizana mabuja akabikuzanira akabikubitaho ihanganire ibikugerageza wowe ikigega gitobotse kugira ngo uneshe ya mitekerereze y'umwuka wo muri Satani soje ntirengagije ko nari nababwiye utuntu ndi bubabwire abantu bakora bakaba bari gusabana n'umubi tuzakivuga mu kiganiro gikurikira Yesu abaha umugisha mu izina rya Kristo amen reka dusengane wari waracogojwe n'abasereveri wahuye nabo ibyo bagusavinze si iby'iwanyu ni iby'iwabo birekeraho nyine mu gihugu cy'iwacu buracyagira imbuto hari ibiti byera imbuto z'urukundo bugwaneza amahoro kubabarira kwihangana kutirarira hari imbuto zikera amen rero Imana igushoboze kwera amen ndumva nababwira ngo bisubiremo uvuge ngo Mana mpa kwera Imana iguhe kwera wongere were imbere y'umuhinzi uhinga guca imizi ariko wongere were Mana turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ineza utugirira tugushimiye ko tugaruriye ubuzima imbere y'abasereveri batugushije bakaduha ibidusinziriza turagushimiye ko ari we Mana y'imbaraga izina ryawe nirihimbazwe dukangure ubwo twari dusinze ibitotsi by'urupfu bitewe na serivisi twahawe nabo turi kumwe nabo tubonye ko atari bo baratumwe tubabariye muri Kristo Yesu kugira ngo imbabazi z'Imana tubababariye zidutere komorwa inguma zidutere gukira ibikomere zidutere gukomera kugira ngo twongere tubeho turi bazima muri Kristo dusenze tuvuga ngo nabo sibo ubashoboze nk'uko wadushoboje kandi uduhe kwerera abatubabaza imbuto
udehe kwerera ababi kuri tw'imbuto. Mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.